iyi payi dukomeze kuyimayininga, dukomeze kuyifata nk'umutungo nawo w'ikoranabuhanga abantu bafite. Meme shoze na Tawo, usibye ko Tawo ntari buze kuza kuyivugaho cyane, ndashaka kwigarukira kuri P network uyu munsi. Rero P network has started moving to protocol to V cyangwa se version 21.2. Iyi version 21.2 kuri Binance bayivugaho. Binance muribuka ko ari urubuga ruvunja amafaranga ya payi. Kuri Binance rero baravuga ngo Binance Square, aho baravuga ngo P network second migration kicks off with mandatory protocol 21 upgrade. Coin Media Finitech News, cyo ni ikinyamakuru cyavuze kuri no nkuru. Ubu turimo tuvugana hashize amasaha, uyu munsi ni tariki 28, hashize amasaha ne iyi nkuru yanditse. Nujya kuri Coin Media Finitech News urasangaho izi nkuru. Baravuga ngo the Post Pi network second migration kicks off with mandatory protocol 21 upgrade upheld first of Coinpedia Finitech News. Tap to an Pi network is entering its second migration phase with mandatory protocol 21 upgrade. The Pi core team also shared a clear roadmap towards protocol 23.0, which will introduce smart contracts and DeFi features. Meanwhile, the Pi team warned that missing the deadline may disconnect nodes. Pi network protocol 21st set of 6F Apple. Tariki 6 z'ukwa kane. Aha no kuvuga ngo baravuga ngo the P network team has officially activated the second migration phase with the mandatory upgrade from protocol 20.2 to 21.2. However, the protocol 21 upgrade special version 21.2 mainly focuses on improving stability and making existing nodes run more efficiently, ensuring the network can handle higher traffic smoothly. Mu byukuri tariki 27 bakongera bavuga ngo all mainnet nodes operators must upgrade their software to version 21.2 before Apple 6F deadline. This ensures they remain synchronized and stay connected to the network. Meanwhile, missing this deadline will disconnect nodes to Pi and Trust are urged to act promptly. What is upgrading unlock? Ndashaka no kugira ngo ngaruke kuri ibi bintu bingahe. Mu byukuri murumva ko itariki 6 z'ukwa kane hariho igikorwa cyo kugira ngo second migration mbabarire gato second migration izabe irimo gukorwa noneho mu bundi buryo, kandi twinjiye kuri protocol cyangwa se version 23.0 tuvuye kuri 21.2. Ibi rero no kuvuga ngo turabisanga kuri iki kinyamakuru bita Coinpedia cyavuze kuri Pi cyane. Nongere bisubiremo, ushaka iyi nkuru ugashaka kugira ngo irambure wajya hanga. Hano rero barimo barerekana yuko mu byukuri iyi 2023.0 mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hazabaho mu kwa kane tariki 22 hazaba ari 2022.1 scheduled for Apple 22 followed by protocol 23 on May 18th 2026. Aya matariki ndimo kuvuga nayo kuwa timu yasohoye. Urugendo rwa Pi nkuko twabivuze harimo kurwihutisha. Abadukurikirana babwiye ko 2028 urugendo amakuru mfite yizewe nuko urugendo ruzaba rwarangiye. Noneho ndashaka kugira ngo ngaruke
iyo tugeze ku idolari tubona ko ari 0 n'ibice, ugasanga hariyongeraho imibare 2. Twajya no ku mayero dusanga ari uko, ariko bakunzi ba Africa TV muzabere kuri payi usanga ari 0, ugasanga hariho indi mibare myinshi ingana na ya madolari twavugaga ya cya giciro cya GCV. Biriya mu bukungu bifite icyo bivuze ko payi prediction yayo izaba ifite agaciro karenze. Ibyo nabyo nzabikorera ikiganiro cyihariye. Rero nashaka kugira ngo nigarukire ku byo twari turimo tuvuga. Mu by'ukuri ndimo mbabwira ngo kuri bya second immigration nibyo twari turimo tuvugaho. Ikindi nuko all nodes operators must upgrade before ama nodes yose bavandimwe mufite ama Pi browser na Pi apps mugire mwa upgrading nodes zanyu bitarenze tariki 6 kugira ngo mutazaba disconnected kuri nodes. Ikindi nanone dushaka kujya tubabwire, this upgrade improves network stability, speed and efficiency, preparation for future features like smart contracts and DeFi. Ibyo rero turabisanga kuri Binance, kandi muziko Binance ari urubuga rw'ivunjisha rikomeye cyane, ndetse na Pi iriho. Nkuko rero ndimo mbibabwira, ugiye kuri Binance urasanga icyo babivuzeho. Icya kabiri nshaka kuvuga ni roadmap towards bigger upgrade Apple and May. This has a clear upgrade timeline. Mukurikira aya matariki bavandimwe badukurikira kuri Africa TV. Amatariki muyafate munamenye uko za version nagendaga mbabwira zizagenda zikurikirana. Version 2021.2 iri ku itariki 6 z'ukwa kane. Tariki 22 z'ukwa kane hari version 2022.1. Noneho ku itariki 18 z'ukwa gatanu hari version 23.0. Nkuko twabivugaga, ugiye kuri Coinpedia urabisangaho. The version 23 updates its expected to boost performance, security. Uruvango izaba iyo igomba kuzamura ubushobozi bwa performance na security. Prepare for web 3. Web 3 twagiye tuyivugaho, app cyangwa se web ya gatatu, and possible token expansion. Nanone kuri Coinpedia niho hariho ino nkuru mushobora kuyisangaho, ugiyeho urayisomaho ngo smart contract token and May deadline Pi network 2026 roadmap is here. Ibyo nari nabivuze ubushize, ikaba rero ari inkuru yasohotse ejo tariki 20 isaa 11 kuri UTC cyangwa se ku ngengamihe mpuzamahanga. Nkuko dusanzwe tubibamenyereza, dukunda kubabwira ngo ibyo tubabwira ntago ari ibyo tuba twivaniye mu mutwe. Dore ngibi hano abadukurikiye babirebe hano. Katurebe uje hano urabisangaho neza. Story highlighted, uragenda ujye kuri cya byakunze. No kuvuga ngo ino computer yanjye ndashaka kujya mbibereke neza kugira ngo nushaka kugira ngo agire abe yabikurikira. Hano iyo urebye computer yanjye iri rotatinga, uraza hano kuri iki gitangazamakuru ubibone ibyo twavugaga, kitwa Coinpedia. Ngibi hano noneho usome, urabona ko barimo baragenda babivugaho ni version 2023, ndetse barimo baravuga uko abantu bagomba gutangira kwitegura no kujya muri web 3. Iyi web 3 rero nayo twayigarutseho, ariko ikazaba ijyana ni version 2023. So rero nari ndimo mvuga kuri ano matariki, kuri aya matariki nari ndimo mbabwira nkuko twabigarukagaho, niyo ngira ngo nikomereze. Tariki 18 baravuga ngo the final rollout of version 23.0. So ibi bintu rero mubifate aya matariki rwose muyiteho mwoka byaramwe, ubwo tuzatwinjiye muri ya web 3 dutangiye kwinjira mu mikoreshereze yayo.
ndetse no mu bijyanye na crypto currency neza. Ikindi twavuga nuko ibi ngibi birasobanura iki? Ibi birasobanura ko this shows that Pi is moving closer to a full functional blockchain ecosystem. Bavandimwe rero murumva yuko mushoje muhishiwe. Ibi birasobanura ko mu gihe gitoya turatwinje noneho ko Pi izaba yinjiye muri full functional muri blockchain ya ecosystem. Ikindi nshaka kugira mvuge cya gatatu, tumaze kuvuga ibintu bibiri. Cyambere twavuze ko ari big upgrade deadlines ku itariki 6, tuvuga roadmap towards bigger upgrade. Zo roadmap nazivuze, none tugeze kuri second migration milestone reached. Murabizi yuko kubijyanye na Pi, nyihangarire gato telefone yari nshatse kundogoya, shyiramo akadege. Kubijyanye na Pi nkuko mubizi ni ukuvuga ngo habayeho first migration, uriho hano na second migration. Baratubwira ngo over 119,00 cyangwa se abantu 119,000 bakoresha Pi bamaze kubona second mainnet, second migration, pardon. Iyi second migration rero yaratangiye kandi n'ubu irakomeje. Ibyo rero turabisanga nanone ku kindi gitangazamakuru, ngira ngo mbabwire. Iki gitangazamakuru rero tubisangaho ni igitangazamakuru cyitwa Berlin Crypto, nicyo cyatangaje iyi nkuru. Iyi rero bikaba bivuga ngo mu by'ukuri kuri second migration birajya gutanga amahirwe noneho yuko kutransferinga Pi bizaba birimo bigenda biza noneho. Ikindi biragaragaza ko muri ecosystem abantu noneho bazaba batangiye kuba bakoresha iyi Pi mu buryo bwimbitse cyane. Lastly, ni igiciro cya Pi. Igiciro cya Pi rero nacyo kirimo kiragenda kizamuka. Kuri Crypto News baragaragaza yuko kirimo kiva kuri 0.17 kikagera kuri 0.18 uyu munsi wa none. Kandi twibukiranye yuko aho ni muri iki cyumweru iyi Pi nubwo icuruzwa ntago byari byagera ku rwego ruri official. Ikindi rero ni Vision. Ndagira ngo ngaruke no kuri Vision, aho kuri web3 ecosystem aho abantu bakomeje kugenda bagira, tuzagera tukagera no kuri version 25 ndetse na version 26. Ibi rero bikaba bitari byaba confirmed, nuvuga ngo biracyavugwa ndetse biracyari mu mishinga. Ariko icyo nababwira cyo nuko iri faranga koranabuhanga abantu bari mininga cyangwa bari cukura. Kuri mininga nta kiguzi bisaba. Kuri mininga n'ubuntu, icyo bigusaba na internet. Ntago rero tushaka kujya dutinde kubijyanye na mininga, abantu benshi barabyiza, aho barayizi. Ahubwo aya matariki nababwiraga muyiteho, mukomeze gukurikirana n'ibi ngibi biba biriho. Wagira ari ikibazo kuri Pi, mu by'ukuri turahari, ibyo dushoboye tuzagufasha. Ariko ikigaragara cyo nuko mu by'ukuri kuri second migration baravuga ngo exchange reserve hit kuri 472 z'amapayi. Bivuga ngo kuri Berlin Crypto niho barimo bivuga ko 472 z'amapayi izo ngizo zizaba noneho zirimo zitangiye kuba tradable. Bivuga ngo rero tuzinjira byibuze hagiyeho n'umutungo ukomeye cyane. Reka rero mbashimire, ndagira mbashimire, ariko nongeraho nanone ibintu bibiri. Ndashaka kugira ngo mbabwire ngo tujye dukunda gusoma, dukora ubushakashatsi, ntitugapfe gufata ibintu ngo tubifate uko nguko. Iyo dusomye tubona ibyegeranyo bitandukanye. Iyo turimo tuganira nk'uku nguku, nanone nk'uku nanjye mba nabazaniye ibinyamakuru bindi,
ushobora kujyaho ukagira ibyo usangaho, mu by'ukuri ushobora no kugira n'ibindi wabona. Niba rero hari icyo ufite ushobora kuba wasangiza abakunzi muri ibintu by'ikoranabuhanga, ngwino ubasangize. Natwe kandi turahari kugira ngo dukomeze gutanga amakuru kuri iri faranga. Reka rero mbifuriza amahoro y'Imana, tuzongera tugaruka noneho ku bijyanye n'imikoreshereze yayo ndetse na Web3 n'ibi bya ecosystem, ariko nkubwira ngo iyi mari ufite uyikomereho. Nongera no kugushishikariza kumayininga Tao Network, ndetse tuzanakora n'ikiganiro kuri Tao Network ubutaha, tunakora n'ikiganiro kuri Rio Network. Ayo n'andi mafaranga nayo ahari kandi arimo gukora hanze. Harega bavandimwe, twabyemera tutabyemera, isi igeze mu ikoranabuhanga, kandi ikoranabuhanga tugomba kuryitabira. Imana y'amahoro rero ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibiteho. Reka tugende, nakagaruka tuzongera. God bless.